Yego ntago nibeshye witangara, Muhammad yatabarutse amaze kwibaruka abana 7 ku bagore 13 yari yarashatse. Icyuma ku rutare, igice cya kabiri cy'amateka y'intumwa y'Imana Muhammad Imana Muhammad n'imigisha. Ubwo duherukana twasoje tubabwira uburyo Muhammad yabaye umushumba w'indakemwa mu myifatire n'imico, byatumye rubanda bamugira icyizere bakamugira umuyobozi wabo. Reka igice cya kabiri tugitangire gutya. Muhammad yateye umugongo akazi ko kuragira amatungo, ahinduka umukozi ucururiza umugore witwaga Khadija. Khadija yari yaragize ingorane zo gupfusha umugabo akiri muto. Uyu mugore wari umupfakazi yashidutse umutima warindimukiye kuri Muhammad wari ugifite amaraso ya gisore. Ibyari imikino bihindura intumwa y'Imana Muhammad papa w'abana. Gusa nk'uko yari yaramenyereye, uyu mugabo Muhammad yakomeje kugira ibihe byiza byo gusenga no gukora icyitwa meditasiyo. Meditasiyo ni igikorwa cyo gutekereza ku kintu mu buryo bwimbitse, ku buryo gifata mbere ibindi bitekerezo byose bishobora kukuzamo. Umunsi umwe Muhammad yahuye n'igitangaza ubwo yari ari gusengera mu buvumo bw'umusozi witwaga Hira. Bise mwibaza muti byagenze bite? Uwo munsi ubwo yari arimo gusengera muri ubwo buvumo, marayika Gaburiyeli cyangwa se nanone witwa Jiburire yaramubonekeye amugezaho ubutumwa Imana yamuhaye. Akimubonekera yamusabye gufata urupapuro n'ikaramu by'icyo gihe ngo yandike ibyo agiye kumubwira byose. Ibyo biba ari mu mwaka wa 609 nyuma y'urupfu rwa Yesu Kristo. Muhammad yujuje imyaka 40 y'amavuko. Gusa igitangaje muri iyo myaka yose, usibye gufata mu mutwe nk'akasuku, Muhammad ntiyari azi kwandika cyangwa gusomana. Nk'uko ubuze uko agiragwa neza nk'agakware, Muhammad yateze amatwi ibyo abwiwe byose bimata ku bwonko, nyuma biza guhindurwamo igitabo twese tuzi cyitwa Korowani. Hari amagambo abiri afitanye isano: monotheism na protheism. Monotheism ni ukwizera Imana imwe gusa, hanyuma polytheism ni ukwizera Imana nyinshi zirenze imwe. Muhammad yahawe ihishurirwa rishingiye ku kuba hariho Imana imwe, ndetse anategekwa kutabiceceka ahubwo akabibwira abantu bose. Umuntu wa mbere waje kwemera ubutumwa bwa Muhammad ni umugore we Khadija, ndetse n'abandi bantu bakeya. Abandi bo byabaye ingorabahizi kugira ngo bemere inyigisho za Muhammad, kuko guhera mu bwana bwabo bari barigishijwe yuko ibigirwamana ari byo bifite ubushobozi bwo kubaha ibintu byiza bitandukanye, harimo nk'amahoro, ubutunzi, ndetse n'ibindi byifuzwa n'inyoko muntu hano ku isi. Mu bihe bitandukanye bashatse kumwica babura uko babikora, kuko umuryango Muhammad yavukagamo yewe n'umugore we Khadija bari abantu bica bagakiza imeka. Bagiraga bati, Imana ya Muhammad yabasha ite kudukorera nk'iby'Imana zacu zidukorera? Tumwivune kuko arimo aragandisha rubanda. Gusa kera kabaye, umugore wa Muhammad Khadija ndetse na muyomba we twigeze kuvugaho mu gice cya mbere witwaga Abu Talib bamukingiraga ikibaba, baje gutabaruka. Bamaze gutabaruka, Muhammad yaragambaniwe ngo baze kuzinduka baza kumwica, ariko abimenya mbere yuko baza nawe azinduka akuramo ake karenge. Bari mu nzira bahunga, umwe mu babahigaga yabaciye iryera arabatangatanga aca ruhinga bahinguka imbere. Ifarashi y'uwo mwicanyi ibonye Muhammad iratitira kugenda biranga, wari ugiye kubica yuzurwa n'ubwoba nawe aranyanyagira. Muhammad
yahunganye n'abantu bake bemeye inyigisho ze, ndetse n'akandi gakobwa ke gatoya kitwaga Fatima mu mwaka wa 622 nyuma y'urupfu rwa Yesu Kristo. Nyuma yo kugenda ibirometero 320 bashengurutse Imaka, bashyitse i Madina aho bakekaga ko bazabona ubuhungiro. Bagezeyo ntibacitse intege kuko ubutumwa bakomeje kubutambagiza hirya no hino. Benshi bahindukira Imana yaremye isi n'ijuru, batera umugongo ibigirwamana. Ku itariki 8 z'ukwa gatandatu muri 632 nyuma y'urupfu rwa Yesu Kristo, inkuru mbi yashorobotoye amatwi y'abizera ko intumwa y'Imana y'ibihe byose Muhammad, Imana imuha amahoro n'imigisha, yaryamiye ukuboko kw'abagabo. Muri Islam, Muhammad afatwa nk'intumwa ya nyuma yabayeho kuko nta yindi ntumwa izongera kwemerwa kugeza isi igeze ku ndunduro. Uyu mugabo Muhammad yapfuye amaze gusezerana n'abagore 13, abatwika inda babyazamo abana 7 gusa. Yego ntago nibeshye witangara, Muhammad yatabarutse amaze kwibaruka abana 7 ku bagore 13 yari yarashatse. Nyuma y'urupfu rw'intumwa y'Imana Muhammad, Islam yahise yinjira mu gihe cyitwa Rashidani Kalifeti, cyayobowemo n'abagabo 4 mu bihe bitandukanye bitwaga abakalifse. Muribaza ibyakurikiyeho? Ushonje uhishe wowe wakoze subscribe ukanakanda kakazogera. Nitwa Dushimimana Ozemimosa. Shayitwani cyangwa Ibilisi bivuga Satani mu Cyarabu. Mwagize neza kudukurikira, bonana ubutaha tubavira imuzi tubagereze imuzingo. Uko twumvaga uwacaragiye, amarira menshi, umubabaro, intimba n'agahinda dusigaranye, abakuru n'abatoya turababaye cyane.